uzirikene icyo cyumweru kimwe uvuze ugenda ugisaye mama wawe mwirinde. Oui. Yego ntabwo ndyamye. Nuko nicaye muri salo ndi kureba filime. Wambwira nta kibazo. Guki? Mwarebye se mubona agomba kuza iwanjye gusa nta handi hantu yajya? Oya pe, ibintu nyina yankoreye na se numva uriya mwana atangirira iwanjye kabisa. Mbabarire pe, wese wamufasha. Ufite abana benshi, njye se ndingumba ntabo mfite. Njye abana simba afite. Nta kuki abantu bo muri famille mukunda kumfatirana. Nuko ntakunda kuvuga. Kandi njye ibibazo byanjye byaje ntawe mbwira, sibyo? Uri mujye kurera za bana ba Chantal. We Guki? Erega nanjye ndabyumva. Sibyo? Winyibutsa ko nzapfa nanjye nzapfa ariko uriya muryango rwose umbabarira. Bimeze bite? Ibintu by'ibyangombwa ubigezeho bishaka. Kandi mbirimo urumva nari nagiye ku murenge nsanga ni ntabwo bifotoje bari gufotoza. Ntukambeshye ntango wagiyeyo, sibyo? Ntango wigeze ujyayo pe. Rega mama reka nawe kukubishya. Yabinanira kwa gatatu ariko nari ngiyeyo fashe na moto telefone birampamagaye ngo ninjye muri pati hahiye. Ese utekereza ko izo pati izo nshuti zawe wagiye kureba niba gufunga ari n'umwe uzakugemurira? Sinjye uzakwiruka inyuma nka mama wawe. None habura iki? Kukubwira ngo unyumve bisaba iki? Ariko kwa gatanu uzajyayo, kwa gatanu uzarara n'ifoto. Nta kandi kazo ufite hano, nta kindi kintu mba nagusabye. Shaka ibyangombwa, sibyo? Shaka ibyangombwa, reba nk'ubu bagufashe kandi ukunda gutaha amajoro. Akantu kamwe mba ndi kukwaka kanoroshye rwe gafite umumaro kakunanire. Ahubwo mama tukiri aho urabizi ko yankweto yashaje. Hehehe, zashaje? Hari ikintu nigeze nkwima? Oya, hari ikintu nigeze nkwima? Kwa gatanu rwose ndarara. Ahaha. Sawa, uzabimenya ariko sinzakwiruka inyuma, sibyo? Hanyo turi kuvugana ukahita ugenda. Telefone yanze ngo ngiye kucuka mu cyumba. Okay. Aha.
injira ntabwo wafunze. Shara hariya. Umva nkubwire Manzi, nubwo nguhaye karibu mu nzu wanjye, ntabwo uri umwana wawe. Nta nubwo uri umwana wanjye kandi, sibyo? Icara hariya. Nisati. Umva nkubwire, kuba uje mu rugo iwanjye si uko ngukunze, si uko mbyishimiye. Ntiwanteje imiryango nanze kuza se? Uje kubera ko bampatirije, sibyo? Ikikuzanye uzakibona. Sindi ikibazo kuba nje hano. Uri ikibazo cyane ahubwo, sibyo? Uri ikibazo pe. Kandi guhera uyu munsi umenye icyo uri cyo muri uru rugo, sibyo? Ikibazo. Uri gutonganya. Ikibazo. Nzi bite kuri gutonganya umushyitsi? Umushyitsi koko. Ndasohotse se ariko kampani nazo zisigaye zikorera ku gihe. Uyu ni wa mukozi batukoherereje. Nese ko batuzaniye agakozi kameze nk'akagegera we ntabwo kazatwiba. Yaba ari n'umukozi byibuza. Kabasa nabi ariko Bigeze basa neza se? Siba. Nguyu ni umwana wa Chantal ngo yapfushije ababyeyi. Ngarumva aje kwicara hano. Sibyo? N'ibintu bankoreye. N'ibintu ababyeyi be bankoreye. Ako nyine bumvise yuko umugabo wanjye amaze kuba afite aho tugeze ninjye baje gushyiraho imisaraba. None ukaba ubona mubwiye ngo yicare araduteza imbaraga se ntabwo ubona ukuntu asa. Sha mwana we oroshya ibibazo nta ntumbi nkeneye muri iyi nzu. Umusatsi wese ubu nta mbaraga saziremo. Jeje kana ruvuge ufite hano. Ziba. Manzi. Wibuka ko yari umwana wanjye. Umva nkubwire. Ese nyoko wirirwa kuvuga ko ndi umugore udashobotse w'imbura mukora rehera. Nyoko ari. Ariko iyo abantu bakubwiye ngo uzibe. Isko wari hese. Wavugaga ngo ndi umugore utazi gukora gubyuka ngo n'urugo rwaratunaniye. Ngo no kwitunga byaratu. Umva nkubwire. Ariko uduhungu two dukene no kuvugira hejuru. Nkagiye mu Ariko man, cyakora Imana ihora ihoze koko. None yaje. Ubu se wowe urihe? Umva cyakora nkubwire. Twumvikane nta n'amagambo menshi mfite nyo kuvugana nawe. Guhera uyu munsi inshingano ngiye kuguha. Urazemera cyangwa unsokere mu rugo ugende. Nje kwiga n'abandi bana bose. Kwiga. Ariko Diane yaragenze ndabona. Nyuma yo kuva ku gituro cya nyoko se asiza gwaye n'amafaranga yo kwishyurira amashuri usigaje ngo urangize. Ambwirira kagahungu. Ntabwo muri famille. Famille. Sindi famille yawe. Nakubwiye ngo kugufata ari ukubura uko ngira. Hano ubwo agakwiye kuba wicaranye nanjye hano. Cyakora umva nkubwire. Nkorohereza ubuzima ni nako nakubwira. Urasa security ntabwo agenda. Umuzamu aragenda. Urazajya urirara, sibyo? Uje kuba iki hano? Uje kuba iki hano? Kuba umwana. Ugiye kujya urirara, cyakora udukoropere gutekaho ntiwanateka ibiryo ngo tubirye. Sibyo? Wenda na nyina hari ibyo yasize amuhaye. Ukorope icyitwa mama ntakavuge ngo uzamurije. Mwana wa. Wikiteranya n'imbura mukora. Ibisigaye ndabyikorera. Arizanye ntabwo nagiye kumuzana. Sibyo? Twagashatse. Ikintu nkubwiye wacyumvise Manzi. Ugomba kukoropa ukaba umuzamu. Nimba utabyemera musokere mu nzu ugende. Sibyo? Mama ariko ikintu mbonye iyi nzu namara gusohokamo ushake wa mumere hano hepfo azabanza ikorope nirantebe yicayemo muteremo imiti kuko ntabwo tumwizeye imbaraga sinda urandebera ukuntu areba nk'igisambo. Humura kuko izo nda n'imbaraga sa nta hantu zizongera guhurira n'izi ntebe. Kuko akazi k'umuzamu nikagiye kujyamo. Sibyo? Umva Manzi,
nta n'amagambo benshi mfite yo kuvugana nawe. Ndizera aho winjiriye kuri gate niho inzu y'umuzamiri. Ibisigaye ndaje mbyikorera. Sohoka. Haguruka usohoka. Sohoka. Gira vuba se. Sohoka genda wambisire. Nkaburiya rero nguriya nayo ngo nyina ngansigiye umuntu. Oya cyakora dusigiye umukozi. Ntitubuze byose. Mwana wa. Chama numva numva binshanze kabisa. Mama hari n'ukunuka abashuti banjye bari baje no kunsura. Buke. Abashuti banjye baje no kunsura karahanukije wayango kararana n'ubusekuru. Hatunganye nyine, hatunganye basanga hasa neza. Suzi ko gukora amasuku. Mama, neze mama garuru ya mwanda birugaruka gukora amasuku hano. None nimba nahita ntera. Simbiza. Saware, urumva ari gukora amasuku kugira ngo inshuti zeze gusura. Nabyutse mpakora. Kamatunganya. Tunganya hano inshuti zawe zisanga hasa neza, sibyo? Kutera izuru hejuru. Urajya ngo rero rupfa baruza kwakora. Aho mama dukoresha uburyo ki ntazongera kwinjira mu nzu. Ntacyo nange reka mbe ngiye gutunganya utuntu ndi bwakiriza abashyitsi bawe ngo turaza kuvugana, sibyo? Sawa. Manzi. Manzi. Manzi, Manzi. Aya meza arasate Manzi. Ntabyasore. Aya meza arasate nyine. Manzi wumva bigoranye. Wari wabikoze se n'injye uhanduje? Wasanga ari mwana wanjye ndakwiyamye. Yize kwanduza ameza ugereye hasi. Zana ikintu hanagure hano. Undebere n'amata muri frigo mpe n'inyweri. Sibyo kwirwa mvugisha gusa. Tunatindaze Manzi, cyo ni gicuri guhanaguza ameza. Ye umupira wanjye hano ugiye kibazo. Manzi, uhanaguza umupira wawe nta dutambaro dutano naguze ejo. Oya, we nugiye kibazo n'undi yatanga mesa ariko. Manzi, ahubwo haki. Reba hano fasha. Suri n'ubundi n'umupira wanjye n'ubundi nako kaba gasa neza. N'undi turega ndi kumesa. Niyo mpamvu abana banjye bamaze iminsi barwaye inzoka. Ni kumesa n'ukiri ikibazo biganda kuba. None nuko hajya habaho utundi tubazo turaho tu. Abundi Manzi wumva ute?